zakomeje zivuga ngo hashingiwe ku masezerano twasinye i Washington, ati tubabajwe cyangwa se duhangayikishijwe no kuba ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo ziri gufasha M23. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zigiye gukoresha ibikoresho byose zifite kugira ngo zibibaze ababangamira amahoro cyangwa se abangabo bari gutuma amahoro atabaho. Ikamenya magambo ati Leta zunze ubumwe za Amerika ziravuze ngo tugiye gukoresha ibikoresho byose dufite, iyo ni Amerika ibivuze, kugira ngo turyoze cyangwa se tubibaze abo ngabo bangije amahoro. Amerika iri kuvuga bangije amahoro ni igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23. Amerika ivuze ko mugiye gukoresha ibikoresho byose ngo ibi baryoze. Yakomeje avuga ngo turasaba u Rwanda kubahiriza ibyo rwiyemeje no kwemera burundu uburenganzira bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano niho yasoreje asa nk'uvuga ngo turasaba igihugu cy'u Rwanda ko kigomba kwemera no kubaha uburenganzira bw'igihugu cya Kongo, bakubaha ubusugire bw'igihugu cya Kongo, bakamenya ko Kongo ari igihugu cyigenga, ndetse u Rwanda rukanemera ko Kongo ifite uburenganzira ku butaka bwabo, ndetse ngo Kongo ikaba ifite n'uburenganzira bwo kuba batumira abasirikare b'u Burundi ngo baze ku butaka bwabo. Ibyo ngibyo ari uburenganzira ngo bwa Kongo bitareba u Rwanda. Yabivuze mu mvugo ivuga ngo reka tubyumve hano neza twitonze dukomeze tugendane. Defend its territory and its sovereign right to invite Burundian forces onto its territory. Nuko abivuze ati u Rwanda rugomba kumenya ko Kongo ifite uburenganzira ku butaka bwabo, Kongo ikagira n'uburenganzira bwo kuba batumira abasirikare b'u Burundi bakaza ku butaka bwabo. Yakomeje avuga ngo turi kuganira n'impande zose kugira ngo twumvikanishe mu rwego rwo kwirinda izindi ntambwe zishobora kongera intambara cyangwa se ibindi byemezo bashobora gufata kugira ngo intambara ziyongere, harimo by'umwihariko gusaba ihagarikwa ry'imvugo z'urwango, ubushotoranyi bushingiye ku moko, by'umwihariko bushotora ubwoko bw'Abatutsi. Ndetse iyi nama uyu muryango turimo ukomeje kuganira kugira ngo bongerere manda MONUSCO ikomeze ikorere muri Kongo, ati kuko Leta zunze ubumwe za Amerika bemeza ko MONUSCO ifite ubushobozi bwo gushyigikira amasezerano ya Doha n'aya Washington. Ibi ni ibintu byagiye bigarukwaho n'abantu benshi muri iyi nama, bagiye bavuga ati MONUSCO ikwiye kongererwa manda igakomeza inshingano zayo. Ni mu gihe benshi babonaga ko MONUSCO akazi kayinaniye ibyo yatumwe muri Kongo imyaka yose mazeyo nta kintu bigeze bageraho. Ariko Amerika n'abandi bakomeje kuvuga muri iyi nama y'umutekano iri kuba nonaha ngo MONUSCO igomba kongererwa manda kuko ngo ifite akazi ko gutuma amasezerano ya Doha ashyirwa mu bikorwa, ndetse ngo na Washington. Nubwo impande bireba arizo zifite inshingano zose zo gushyira mu bikorwa ayo masezerano, MONUSCO igomba kugira ubwinyagamburiro cyangwa se kwisanzura n'ubushobozi bwo gukorera muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se muri Kongo, harimo n'ubwisanzure mu ngendo n'ubufasha mu by'ubwikorezi. Akomeje avuga ngo birababaje kubona ingabo z'amahoro za Loni zifitanye ikibazo n'imirwano iterwa n'igihugu kigize Loni, cyangwa se MONUSCO igira ikibazo bitewe ngo igihugu kiri guteza MONUSCO ibibazo nacyo ubwacyo kiri mu muryango wa Loni, kandi Loni ariyo yohereje n'ubundi ariyo n'ubundi bayohereje MONUSCO. None icyo gihugu ugasanga gisanzwe nacyo ubwacyo gitanga ingabo ngo zijye kurinda amahoro n'umuryango w'abibumbye. Hano bavuga ku Rwanda nyine ati M23 yamaze igihe ibangamiye MONUSCO, ibangamiye misiyo ya MONUSCO ku buryo misiyo yabo yasubiye inyuma cyane MONUSCO ibyo yagombaga gukorera muri Goma ndetse no mu nkengero za Goma n'ahandi. Ni benshi babigarutseho uyu munsi muri iyi nama ngo u Rwanda rukomeje kubangamira ikirere no gukupa ibyerekeranye n'imiyoboro ku buryo ngo indege za MONUSCO zibura uburyo zikora akazi kazo mu kirere. Ya pili tutawasaidia, tutatumika bega kwa bega. Yes, bidasubirwaho rero M23 ikuwe muri Uvira. Ngira ngo twarabibabwiye mu makuru y'ubushize, twari twababwiye ko ngira ngo abadukurikirana twari twababwiye ko bayisabye gusubira inyuma bitewe nuko nyine yari yafashe Uvira nyuma yuko hari amasezerano yari yasinywe ajyanye no kugarura amahoro nyine mu bice bimwe na bimwe byo muri Kongo. Ngira ngo mwagiye mubyumva n'inkuru izo zabaye kera, ubwo amasezerano yasinywaga nyine y'ibihugu byombi, harimo u Rwanda harimo na Kongo n'ibi bihugu nyine birimo za Burundi n'ibindi, bavuga bati rero
nyine bagomba M23 igomba kuguma mu bice yafashe. Ngira ngo kuba dukurikiye ku nkuru y'ubushize turi kuvuga ko bayisabye gusubira inyuma. Impamvu nje mbivuga nuko uyu munsi ubu byamaze kwemerwa bidasubirwaho ko M23 nyine nayo ubwayo yamaze gutanga itangazo ivuga yuko igiye kuva muri Uvira, ahantu nyine yari yarafashe. Ariko ndagira ngo abantu bazi kutwumva neza, nk'uko nabisobanuye mu nkuru y'ubwashize tuvuga ko bayisabye kuvamo, ntabwo M23 bayibwiye ngo ive muri Kongo nyirizina burundu, ahubwo bayisabye kuguma bayisabye kuguma mu bice n'ibirindiro yari irimo mbere y'uko amasezerano yo kugarura amahoro muri ibyo bice asinywa. Bivuze ngo rero ahantu yari yarafashe mbere harimo za Goma n'ahandi, aho hantu n'ubundi M23 igomba kuguma ihakontorora. Ariko muri Uvira kubera ko ihafashe nyuma y'uko amasezerano amaze gusinywa, nyine ku bufatanye n'ibindi bihugu harimo na Amerika, bamaze kwemeza nyine y'uko ayo masezerano yasinywe agomba kubahirizwa, bagasubira inyuma. Ariko nanone mu byo bari kugenda bagarukaho bakaba bavuga bati turimo turagenda duhura n'ubushotoranyi n'ubundi bw'iyo mitwe igikorera muri Kongo, nyine bigaragaza ko mbese nyine bitadushimishije. Noneho rero bakavuga bati kugira ngo tuze kuba dufite umutekano cyangwa se twizeye yuko abaturage harimo abanyamurenge n'abandi nyine bagenda bahohoterwa n'izo ngabo, hagomba kugira izindi ngabo zizajya zicunga umutekano zikareba niba koko ayo mahoro yubahirizwa cyangwa se hatarimo uburyo bwo kubangamira ikiremwa muntu. Ni muri ubwo buryo rero bakimara kwemeza ibyo ngibyo nyine yuko hagiye kubamo izindi ngabo cyangwa se hagiye kubamo abantu bari bujye babigenzura, abaturage bamwe na bamwe bakoze igisa n'imyigararambyo nk'uko mubibonye muri ako kavideo. Bakoze igisa n'imyigararambyo cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho agiye atandukanye, bakoze igisa nk'imyigararambyo bavuga yuko bagiye kugira gute, nyine batishimiye yuko M23 yava hehe muri Uvira. Ariko nyine M23 yo mu buryo bwo kugaragaza ko idakeneye kugomeza guhangana, cyangwa se mu buryo bwo kugaragaza ko nyine itari hejuru y'amategeko, nyine itari bugomeze kubangamira wa mutekano w'abantu, bemeza ko bagiye kuva muri Uvira nyine nk'uko babitangaje mu matangazo, nyine mu itangazo batanze. Ariko nanone bagasaba ko hagomba kuba ingabo zitagize umutwe n'umwe zibogamiyeho, zigomba kugenzura nyine ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Ese koko nta biri kujya binyura inyuma, cyangwa se nta bundi buryo buri kujya bunyura inyuma bujyanye no kubangamira umuturage wari ucungiwe umutekano, wenda akaba yahaburira ubuzima nk'uko n'ubundi byajyaga bigenda. Aricyo cyanatumye M23 igenda nyine igaba ibitero kugira ngo ikunde irengere uburenganzira bwa muntu. Ubwo rero ni ibyo ngibyo byanzuwe, ngira ngo tuzajya tugenda tubamenyesha andi makuru, ariko nyine bidasubirwaho. M23 nyine yamaze gutangaza ko igiye kuva muri Uvira. Nk'uko rero nari maze kubivuga, nababwiye ko kuva muri Uvira bitandukanye no kuva muri Kongo. Bivuze ngo ibice isabwa kuvamo ni Uvira kuko ariyo yafashe nyuma y'amasezerano, ariko ibindi bice yari yarafashe mbere y'uko ari amasezerano asinwa agomba kugira gute, bagomba kubigumamo. Bivuze ngo rero reka tugomeze turagenda dutohoza izindi nkuru uko turi bugende tumenya update turi buze kugenda tuzibagezaho. Ariko nkwibutsa nanone ku muntu ukeneye kwiga umuziki cyangwa gukoresha indirimbo yaba audio cyangwa video, ku muntu ukeneye umwemusi mu kirori, ku muntu ukeneye amafoto, ku muntu mbese ibintu bifite aho bihuriye na kamera nyine cyangwa se na music, ukeneye kwiga gitari, piano, ingoma, ukeneye mbese ibintu nk'ibyo byo gufotora no kugira gute, hamagara 0782328205 cyangwa 0782171539. Mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown, reka mbabwire ntimugomeze ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika,
gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari, solo, bass, acoustic, sembari, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo, aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza, kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura, ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo, audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali, Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788328205, 0788328205 cyangwa 078872173539, 078872173539. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Ushyiraho iherezo ku buzima bubi bwacu bwabaye ikibazo. Nubwo abakwanga bagufata nk'iki